Muri iyi documentary tugiye gukurikirana urugendo rwa Albert Rudatsimburwa, tumenya amateka y'umwuga we, imishinga yakoze, ibihe yanyuzemo bikomeye ndetse n'umurage yasize mu itangazamakuru ry'u Rwanda. Albert Rudatsimburwa afite inkomoko ihuza u Rwanda n'Ububiligi. Se yari Umubirigi, mama we akaba Umunyarwandakazi. Niyo mpamvu Albert yakuze azi imico ndetse n'amateka y'ibihugu byombi. Ku ruhande rwa nyina kandi afite inkomoko mu muryango w'Abanyarwanda bafite amateka akomeye. Mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru, Albert Rudatsimburwa yigeze kuvuga ku isano ry'umuryango we n'ibwami. Yavuze ko umwami Musinga yari sekuruza wa nyirakuru. Uru rugendo rw'umuryango we ni kimwe mu bintu bituma amateka ya Albert Rudatsimburwa aba umwihariko, kuko ubuzima bwe bwahurije hamwe imico ye n'amateka y'u Rwanda ndetse n'ay'Uburayi. Kuva ku muryango ufite iyo nkomoko kugeza ku munyamakuru w'inararibonye, Albert Rudatsimburwa yagiye yubaka izina rye binyuze mu itangazamakuru, muzika ndetse no mu gusesengura politiki nyafurika. Hari n'andi mateka ye atandukanye utari uzi. Tugiye kubagezaho nitwa Sengirwamazi Daniel, muze tubane, mbahaye ikaze. Ikintu cya mbere wamenya kuri Albert Rudatsindwa, yashakanye n'Umunyarwandakazi, aho umugore we yitwa Umwari Fanny, akaba avuga ko bahuriye mu Bubiligi nk'uko yabitangarije ikinyamakuru Kigali Today. Umukobwa akaba ari mubyara wa Albert rero. None kera kigeri buragahora nyandikira ambwira ahantu bitwa Buhoro ari iwabo wa Albert aho ngaho. Bari bafite sinzi niba nayita cafe cyangwa restaurant hitwaga Buhoro rero. Kubera rero yahoraga hambwira aho ngaho Buhoro mu mabaruwa yanyandikiraga. Feri ya mbere ngeze burana yifungira aho hantu Buhoro. Njye kwireba bwa mbere ngezeyo mama we yarakinariho, arambona aza kumbwira turasa n'umuntu uzi, amuvuze nsanga ari mama wanjye nyine. Turamenyana turibwirana, bihagararira aho ngaho. Aza kwitaba Imana njya no kumushyingura, ariko hagati aho ntabwo nari nzi ko nzanamubera umukazana cyangwa umuhekera abuzukuru. Bibaho ko nyuma amaze kwitaba Imana ndumva rwose haraciye imyaka itari mikeya. Uyu Umwari Fanny akaba umugore wa Albert Rudatsimburwa yavuze ko batigeze bakundana bya gisore, bakundanye igihe gito. Uyu munyamakuru wa Kigali Today yamubajije impamvu bakundanye, nawe aramusubiza ati nakundaga uburyo yahamirizaga ndetse avuga Ikinyarwanda neza, kandi abandi usanga mu mahanga bagerageza kwiga indimi z'iyo mu mahanga. Mbese Albert ikintu cyatumye mukunda cyangwa se ukuntu abona mbivuga ni imyifatire ye. Urabona ko uri Burayi ukabona umwana w'umuhungu uvuga Ikinyarwanda uhamiriza, ukundi bukakubwamira namubonye hari kuri televiziyo y'Ababiligi TBF ngira ngo ubona ahamiriza. Ubundi sinzi konseri yo nanone nagiyemo, ariko sinari ko Albert acuranga bidama, usanga muri iyo konseri nawe aranacuranga. Impamvu ugomba gutinya uyu mugabo, niwe Umunyarwanda wa mbere watumiye kuri televiziyo ya TV5 Monde ikorera mu Bufaransa. Icyo gihe yasobanuraga ibijyanye na politike, ubukungu ndetse n'imibereho y'Abanyarwanda. By'umwihariko yasobanuraga ibijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Sont toujours pas réglés, la responsabilité des dirigeants français dans le génocide des Tutsis, la déclassification des archives. Le plus gros obstacle pour l'instant, c'est les menaces constantes que une certaine classe dirigeante politique française gardait toujours comme une épée de Damoclès sur la tête du Rwanda en voulant faire passer la justice soi-disant, mais qui était en fait une parodie de justice. Ça, c'est le plus grand obstacle. Bimwe mu byo utamenye kuri uyu mugabo usibye kuba ari umusesenguzi mu bya politike, ahubwo ni n'umuhanzi. Mu ndirimbo nyinshi afite twavugamo imwe yamamaye yitwa Brown Sugar. Uyu Albert yafashaga n'abahanzi batandukanye harimo Teta Diana. Aiwe nono moro horanzura nyukamye
ayiwe. uyu Albert Rudatsimburwa mu by'ukuri akunda u Rwanda ndetse akora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rutere imbere, ariko satani wamushutse agashaka gushoboza perezida w'igihugu akunda niyo utamenya aho yaturutse. Nyuma y'ibikorwa byiza byose yakoze, twebwe abato twamumenye nk'umunyagasuzuguro, kandi nibyo kuko dufite ishingiro, kuko imyitwarire yagaragaje imbere ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri press conference yabaye tariki 24 z'ukwa munani 2026 ntabwo yari ihwitse. nawe impamvu bibaye ni uko utumvise neza icyo gifaransa. ariko Albert urumva nawe ari na rivière kudasobanura neza, ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu gifaransa si byo byavugwaga mu kinyarwanda, biratandukanye. Si ukuvuga ko ikinyarwanda cyari kibi, oya, ntabwo cyasobanuraga icyo igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho niki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye zintaye kuko ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye, icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati kugira ngo yisange yavuze atya ni mu gihe rwari rwambikanye hagati ya Scovia Mutesi umunyamakuru wa mu rwa Gasabo TV ndetse na Olivier Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Ariko kandi intandaro y'ibi byose ni nyuma y'uko Mutesi Scovia yatangaje amakuru atandukanye nawe minisitiri Olivier Nduhungirehe yatangaje, bityo Albert agiye gufasha muri ibyo bibazo abikoreramo amakosa. Ariko si we gusa kuko n'uwitwa Oswaki mukuru ya TV10 yateruye agira ati murekenye muri icyo kibazo, kandi mu by'ukuri na His Excellence Paul Kagame aricyo yashakaga gukemura, bityo bifatwa nko gushyanuka. Niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye, saba ijambo ukemure ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesi Scovia yagakubisemo nk'uwiterera urwenya, ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minisitiri avuga ati mama Rwagasabo irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yari ari aho ngaho nayahe ko nta kiriya kibazo cyari gikomeye ko perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko perezida yari ahari, kandi ibyo uyu mugabo ntiwabivuga ngo birangize. Reka ducumbikire aha, tuzabana ubutaha. Ciao ciao.